amatwi ikinamico twubakane nje nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Muraho neza nshuti bakunze ba Radio Musanze, tubaye ikaze mu ikinamico twubakane. Uyu munsi turumva igice cyayo cya kane. Twabonye Kazimira ahura n'ibibazo nyuma yo gufata umwanzuro wenyine wo kugurisha ihene kugira ngo abone ikibanza. Ibintu byateje amakimbirane akomeye cyane mu rugo rwe na Janine ko yafashe uyu mwanzuro wenyine. Mu gice cy'ikinamico twubakane giheruka muri hano na Kawera nk'abashakanye b'inshuti z'umuryango binjiye muri iki kibazo batanga inama z'uburyo bwo kwirinda ihohoterwa no gufata imyanzuro itumvikanywe mu muryango. Kuko twifuza kugirwa neza no kubahwa, ni ngombwa ko natwe tubikorera abandi. Umubano ushingiye ku butabera aho ijwi rya buri wese ryumvikana niho wubaka umuryango uhamye. Twandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Musanze rwitwa RC Musanze. Waduhamagara kandi kuri 0784 400 777 cyangwa kohereza ubutumwa kuri telefone 0788 46 63 72. Nimutege amatwi iki gice gikurikiyeho. Twubakane twubakane twubakane. Yemwe abahana. Yemwe. Cyokera we. Ariko si umugabo yaraye hanura. Niko cyoke. Vambeze. ese ni wowe Kazimi? Sha muhe mu bitotsi kabisa. Ngo bimeze bitese kandi mu mwanya. Winjijisha cyoke. Winjijisha. Mbwira iby'amafaranga yanjye nta kindi. Hashe nawe. Ibyo bigatuma unzindukira nk'umwakusi. Ko mbizi neza ko uyu munsi agera ku kiraka cyo kwa Mudugudu. Iki cyari gutuma nakuzindukira. Ndabizi kuri gukwepa biseruka utinya ko yaba yakureze. Bari yabihoreresha. Kuki? Erega na Bibiliya iravuga ngo aho bantegeye siho bamfatira sha. Nuko ye. Iyo Bibiliya ivuga icyo niyahera. Umva, winjiza nakere gukiraka cy'abandi. Mbwira ibyanjye dore igihe cyangendanye. Urumva? Ariko ko kiyaguye ntayita yigera ihembe. Ubu nawe ubyutsuza kunsonga rero. Kuki? Ngo mbyutse nza kugusonga. Wenyuze inkera mu cyamo. Urumva? Icyo nkubaza urakizi. Urambwira ntumbwira. Umurimo ndawushaka cyane kandi umushinga wo kuvugura inzu yanjye dushaka kuwutangira kare. Ugiye ikibazo rwose. Intinza ko rwose n'umugore wanjye ari kubimbaza kenshi. Kuri ibintu byo gukomeza ntinza atinza oya. No. Baseka ikisi. Urunyumvire. Yewe. Ya papa. Sha sinarinzi kuri inganzwa bigezaho koko. Ibikisi. Naho bigeze kuko. Ikise. Ibiki. Nta mugabo wo kubazwa uko akoresha amafaranga y'ishakazi. Umve. Jumenya ubwenge ariko. Dore niyo mpamvu yatumye ngewe ntandukana n'umugore. Kuntegeka iwanjye sinabyemera mbandoga data. Gutandukana n'umugore. Rega wowe ntiwari ushobotse urabizi nawe. Ese wari ushobotse? Cyokere ngewe umugore nahise mwirukana sha. Wiki. Ubundi umugore ni wo kumenya iby'abana. Akamenya inkono. Naho uburyo nshakishamo amafaranga n'uburyo nyakorera sibye. Ariko se ko cyunjijisha bite? Gira vadura amasaha ari kugenda. Nsubiza ibyo nakubajije ubindi bireke. Uransubiza ntusubiza. Ariko Kazimi. Ndakugira inama z'ubuntu ukanga kuzumva ko zihorera umbwira ibyo unsubiza ibyo nkubajije. Uzi ko nukomeza gutegekwa n'umugore utyo. Uzabinguka jumoka ngo wu. Ngo iki? Papa. Wagera mu kabari buri wese akakwiyama. Wiki. Ndakurahiye nta nuzongera kuguha akazi. Wiki. None ninde wakoresha imbwa? Cyoke. Atanse ntuntukiremo. Ndavuze ngo gira vuba amafaranga yanjye ibintu bireke. Urumva? Kandi ntutume mvuga menshi. Ntutuma mvuga menshi. Biraba nabi nubwo uri iwawe. Ariko se ntukarakara inshuti y'Imana dore ni mu gitondo. Amafaranga y'umuntu. Umva rero. Nyiri umurima twavuganye. Uranyumva? Kandi rwose twahanye gahunda ya 9 zuzuye ku kabari. Ubundi amasezerano tukayasinya. Wowe ntuhabure gusa. Uravugisha ukuri? Mfata. Cyoke nkwizere. Nkwizere cyane rwose. Ibwira ngewe ziragera nahageze. Ndakambura data. Niba nkubeshye. Mpinduka umuserebanye. Ndarahiye gahunda niyo. Chori, nikoze Kazimi. Ese ni wowe muri ha. Seko mbona utazi uje maze nkwataye umutwe namahorora. Ewe, ubu nawe ubonye ko nawe utayo wazabyankomeranye kubera komera ariko. Uraho neza. Byagenze bitese. Ubu mbona ndi gushaka umunyago wamaye gahunda yuko duhurira aha ngaha 9 zuzuye none do. Yakwisa. Saa 10 urabona zitarenze hirindwi. Ndabibona.
ndamuhamagara ikanga guca sinzi ibyo yayikoze byagenze bite se cyokere mana yanjye nzamugire inteko ese ni cyokere mwari mufitanye gahunda aho ni wamubonye ukabuza aho yihugitse muri ha mbwira ariko noneho ntiyanyamba ndoga reka ntawe nabonye rwose ngwiki nta cyokere nabonye we usiramunyagwa ndamukura hehe koko ese ubundi tuvuga ibintu dusubira ibindi cyokere uriya kunzi ko ari umunyangeso mbi umujura udasiba gufungwa mbese ibyaha byinshi bimubarizwaho wowe jye ucudikana na cyokere gute Kazimi none se nawe cyokere umuzi ibyo byose ahako mana yanjye uretse njyewe sawa gutamuzi ninde yewe bajyaga babimbwira ngahakana ariko noneho banzi ibyo bamushinja byose ari byo pe mana yanjye ndumva nanjye nkwiriye kurira nkihanagura pe hanagura gusa se cyokere urampemuke ubundi rero ntiwakabaye wishinga kira gisamba ngo ni cyokere nk'umugabo ufite gahunda yo kubaka urugo shasi wo kwishinga cyokere n'izina ry'Imana yewe nanjye nuko ari bya bindi ngo wambuwe n'uwazi ntati ngata kuraho nyine ariko nawe kigaragara yarankarabije pe ngahibaze yaranyumukije ariko uzi ko mpise nkeka n'impamvu maze iminsi bitwara nabi mu rugo utabanira neza umugore wawe yewe cyokera arampemukiye pe ariko uyu munyagwa yarambeshye pe arambeshye neza nkujeho burundu ariko saho namushakiye amasaha 2 ko agiye gushira yewe mana yanjye muri yewe Kazimi cyokere si igitangaza kuba yakubeshya kuko nibwo buzima bwe nyine bwa buri munsi aho bugitangaza n'ukuntu acudikanye nawe hagararaho sha ntucika noneho ese ni wowe boss ya baba sha ntuzapfa vuba rwose usanze ngutekereza cyane nshaka no kuguhamagara neza mvuko kibeshye ariko abantu muzamenye ryari ko cyokere rwose njyewe ndi umuntu w'Imana ntajya mbeshya w'Imana n'impamo narinde kugura amayinite nshaka kugira ngo nkuvugishe hanyuma se urimo kwihagarika mu myaka y'abandi niho waguraga amayinite yo kumuhamagara ambo nyine wenda nari nkubwe nihina hano ku nzira ariko urabona ko nerekezaga ku gasantere ngo nguhamagare nta byinshi mvugana nawe mpereza amafaranga yanjye yavanse naguhaye ntumurera akazi po nyine ikigaragara wamfashe kandi nibyo koko turi kumwe nagufashe nyine ariko rwose aka kantu ko kumfata mu mukandara nk'igisambo ntabwo kiyubashye pe karatuma n'igitekerezo cyo kukwishyura mbura uko nkivuga umva sinkina nawe gira vuba amafaranga yanjye rega hari abagabo ntihapfa abandi biseru reka tubiganireho rwose ariko banza undekure biseru twumvikane urayishyura ntunyishyura ndabikora boss ndabikora rwose ariko utamfasha amapantaro pe yego mfite ibiro bike ariko kunterura mu mukandara nabyo ntibyiyubashye rwose okizana iyi telefone nyijyane nzayishyura mu make uko duhuye sinzajya muri icyo ntwara oya nsubiza telefone yanjye biseru aho twaserera rwose kandi nugira icyo nkoraho baraguhanira kungirira nabi urayampa hereza telefone yanjye kiracitse cyane mugifate ngicyo gisabo cyokere mugifate utangatanga imisozi nanjye nashaka kumufata yaranyibye yaranyabuye nimumufate Kazimi nawe si ngwiki yewe wahora n'iki wa mugabo we yandiriye amafaranga nagurishije ihene yanjye mwana utundi dufaranga nari narahembwe shimbeshye ngo kigiye kunkodeshereza umurima ngo nzawatishe sha ni impamo y'Imana narahebye kirirwa kimbeshye kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kirankwepa kikancurika sinakubwira rero narifatiriye telefone ye sinzi uko kinshikuje kiriruka ariko arye nge ndabona no kumurega bakamufunga akaduhu twacu ku ngufu za leta uriya mu Caritas ni igisambo cy'ingufu tarakanyago turagatoye yewe bahungu mwe akomero n'agacuma n'ahakeso bakoramo koko ese aho herewe imyoza byagenze bite wahora n'ikijani cyokera mbijije cyokere none ndumva ntazi undi cyokere byagenze bite se kandi byihoreye baruwariraye aha reka nkureke nyibwira niba uwo murimo wabonetse nawe uherereye numva uko mpanga kuwuhinga mama we nyumvira kandi yumvire none se kandi ndakosheje maze rero mu rwego rwo guca amazimwe wa mugore we ngaho re kurugutura nkubwire ukuri guhari nuko ihene nayigurishije amafaranga nkayaha cyokere ngakodesha uwo murima urumva yari yambwiye ko hari aho wizeye wa make kandi wera neza cyore ubwo rero uwo cyokere na n'ubu nturi kumbiza icyo yanyuma amafaranga cyangwa umurima mbese numva ntanahebye pe
nahebye rwose ni ukuri kw'Imana rwose nahebye pe. ayigamana nyagasani we nta byayigamana yego ko ubucyokere yankinyeje urushorere ugashorerwa ajyanwa gufunga. yego mana y'u Rwanda ariko si uko ko watinyutse ute kwizera cyokere n'ukuntu azwi no hose ko ari igisambo. ni ukuri uriya ndabizi ni igisambo pe. Kawera yamumbwiye neza aramuzi kandi amuzi kuva kera. ntacyo mfite cyo kuvuga kuko ubu noneho ubusambo bwe ntabwemeye pe. najyaga mushyigikira ariko ubu nemeye ko ari igisambo ruharwa. ngemeye ari uko abunkoreyeho. ese ubundi bwakuriganya ate kandi musanzwe mukorana umunsi ku wundi ahembwa ureba aha yari ruhazi bikunda gute koko? shaho we utabuze icyo bwita ubumera. ariko niwe wizize pe wahabereye indangare rwose. nk'ubu mbere yo kugurisha iriya hene iyo warambwiye uko ugiye kubigenza kose simba naraguhaye amakuru ku muntu wari ugiye kwizera niba utari umuzi. ariko ntunyumvira Jani uvuze ngo nkugishe inama none urongeye kandi ubu ntugiye kunzamurira kamere ubu niwongeye. nongeye iki? urashaka kunsubira? nongeye iki? aha ubu se mvuze nabi ni aho utavuze nabi ni icyo mvuze mbeshye se ahubwo ni iki? nubwo uri kunkina ku mubyimba kandi rwose nako sinzi. mama we mama w'iki kubwo nshakaho umwanduranyo gusa. urashaka kunkina ku mubyimba hejuru y'igihombo ndimo nasoni. usigaye umpema none ariko ngo usubize iwanyu ntukomeze kumvugaho ubusa nibiba binda gutimbagura amafaranga n'ubundi n'ayanjye ninjye wayakoreye. niba narahombye rero reka mbyimenye ko uhombye arabyimenyera. wongera kumpema ndakuzwa wamenye ndayarambe. yego ko wa ni umujinya gusa cyangwa ariko uzi n'ikindi reka mve hano reka mve muri urugo rwose ko ndabona harimo satani. ariko cyokera arabeshyera ubusa nimufata arambona habe sangara habe mu gitondo habe mu gicuku n'isano bahu arambona. twubakane duharanire. dukomeje kubashimira mwe mwese muteze amatwi ikinamico twubakane. uyu mugoroba twize ko ubutabera mu mubano budakwiriye kubogamira mu ruhande rumwe. kugira icyubahiro bisaba kubanza kugiha abandi nabo bakakiguha. nibyo ushobora gukora amakosa nk'aya Kazimiri birashoboka rwose. hari igihe gushaka gufata imyanzuro wenyine bisa nk'aho ari byo byiza ariko iyo witegereje neza usanga buri wese mu bashakanye afite ibitekerezo by'ingirakamaro. bisaba kubimenyera rwose kuko gufatira hamwe imyanzuro biteza imbere urugo cyane. iki gice kirangiye uracyumvise wowe ubona ute uburyo umuryango wa muri hano wateye Janine ingabo mu bitugu? uratwandikira cyangwa se uduhamagare kuri 0788 46 63 72 ni 0788 46 63 72. iki gice cy'ikinamico twubakane ucyungukiyemo iki? twohereza ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook ni RC Musanze utubwire uko ubyumva. ikinamico twubakane mwigezwaho buri wa mbere saa 12 z'umugoroba, kuwa kane saa 2 z'umugoroba no ku cyumweru saa 2 z'umugoroba. reka dushimire mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu. barimo witwa Emmanuel Sugira wagize ati ikinamico twubakane izadusigira byinshi. ubusinzi bwa Kazimiri ntabwo bukwiriye abaturarwanda, amakimbirane si meza mu muryango. nigiyemo kumwe yateye hejuru undi aca bugufi, si byiza guhangana. ikindi kandi ndumva cyo kiratangiye kuri manganya. ibi bintu bizarangira bite? Janine afashe umwanzuro mwiza wo kwegera inshuti y'umuryango. gusa Kazimiri we ndumva ameze nka kana kanzi. reka tuzabyumva ubutaha. Radio Musanze nyikunda by'indani. ndarikiye abatuye Rusasa bose kumva ikinamico twubakane. barimo kandi Solange wagize ati mperereye muri mwe. ikinamico twubakane ni byinshi tuyigiraho, izatuma tugira umuryango wuzuye kandi utekanye, mbese uhamye, ugendera ku ndangagaciro ndetse na kirazira. mwarakoze kutuzanira ikinamico nziza twubakane. turabakunda cyane. reka namwe mwese tubashishikarize kutwohereza ibitekerezo byanyu. munyura ku rubuga rwa Radio Musanze rwa Facebook rwitwa RC Musanze. munohereza kandi ibitekerezo byanyu kuri telefone 0788 46 63 72. mu gihe rero mwakenera ubufasha ku bijyanye n'ihohoterwa mwahamagara muri Isange One Stop Center kuri nimero itishyurwa 3029. niba wowe cyangwa umuntu uzi yahuye n'ihohoterwa n'ivangura rishingiye ku gitsina uhamagara kuri 3029. mwanahamagara kandi nimero 3512 mukiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB mugatanga ikirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. muri RIB tubibutse ko ari nimero 3512. nanone kandi mugira amakenga y'ibyo mutwandikira kuko hari igihe ubutumwa mwatwoherereje ushobora gusomwa n'abandi bantu
cyane cyane niba mufatanyije telefone. Turabashimiye, mwakoze kuyitega amatwi. Jye nari Tuyishime Jadofisi. Murakoze gutega amatwi ikinamico Twubakane mugezweho n'umuryango rwa Murek ku bufatanye na Nova, mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Twubakane, nje nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro, ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka, ni byawe nanjye. Twubakane wowe nanjye, reka twubake umuryango wishimye ufite amahoro, ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka, ni byawe nanjye. Twubakane, 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 urukundo no kwizerana bitubera umuyoboro wo kwikura mu bibazo duhura nabyo. Twubakane, twubakane, duharanire ejo hazaza heza kuri twese. Twubakane, nje nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro, ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Bashyize hamwe bakwishakira inzira mu bigeragezo bahura nabyo. Urukundo no kwizerana bibabera umuyobozi, ejo hazaza heza kuri twese. Twubakane wowe nanjye, reka twubake umuryango wishimye ufite amahoro, ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. Kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka, ni byawe nanjye.